Inshuti zanjye bavandimwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mbahaye ikaze kuri channel ya Face TV. Imana ibahe umugisha mwebwe mukurikirana ibyigisho ducisha kuri iyi channel yacu. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, abadusengera, abasengera iyi channel kugira ngo izarusheho kwaguka no gutera imbere no gufasha benshi. Mwese tubasabiye umugisha. Rero tugiye mu nyigisho nziza nzavugaho mu byiciro bitandukanye, ndetse n'ubutaha tuzashyira no mu Cyongereza kugira ngo n'abadukurikirana batabasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda babashe gufashwa n'inyigisho. Rero mwese muhawe ikaze, abamaze gukora subscribe, abakora share, mwese Imana ibagirire neza. Reka dusenga Imana. Mana ndagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko duhaye uyu mwanya kugira ngo twige ijambo ryawe. Nsengeye uyu watoranije, Mana, iri jambo rigira icyo rikora ku buzima bwe, iri jambo rigira icyo rihindura ku buzima bwe, kandi umurikiranye arwaye, naho yaba arwaye indwara ikomeye ite, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mwatuyeho kwakira igitangaza, mwatuyeho gukira mu mbaraga zawe no mu bubasha bwawe. Ufite kwizera kubasha gutuma akira gukira mu izina rya Yesu. Akira gukira, wakira ubuzima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Rero tugiye kuganira ku magambo meza, amagambo y'ingenzi. Tugiye kwigisha ku kintu nise umuntu. Imana ikugira umuntu, kandi Imana igushakira umuntu. Ni isomo rikomeye, ni isomo ry'ingenzi buri wese nifuriza ko yamenya kandi yazakurikirana, kuko tugiye kuzaryiga muri Bibiliya duhereye mu itangiriro tugere mu byahishuwe, turebe ukuntu Imana yagiye ikorana n'umuntu, kandi turebe ukuntu umuntu yagiye aba uw'ingenzi ku Mana no ku bandi, ariko nanone rimwe umuntu akaba mubi. Rero tugiye kureba umuntu, ariko turifuza ngo uwo muntu tugiye kuvuga abe wowe ariko mwiza, kuko tuzareba umuntu mu bice bitandukanye. Reka duhere muri Ezekiyeli, igice ni icya 22 umurongo wa 30. Aravuga ngo, kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkiki, ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagararire igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Ezekiyeli 22:30. Nashatse umuntu mu gihugu. Ntabwo Imana ivuga ngo nashatse abantu, umuntu. Ntabwo Imana ivuga ngo nashatse abantu, umuntu. Imana ihora ishaka umuntu, ihora ishaka umuntu umwe. Hano rero ngo yashatse umuntu wahagarara mu cyuho, ngo asa n'inkiki, ariko ntiyamubonye. Ntabwo yabonye umuntu. Bivuze rero ngo iyo Imana ibonye umuntu, navuga ngo Imana ibigize nayo igira amahirwe, ibigize amahirwe. Kuba ibonye umuntu, akazi kayo karatangira. Hari ibintu Imana idakora kuko itarabona umuntu. Hari ibintu biba bihagaze kuko umuntu ataraboneka. Hari ibintu Imana idakora kubera ko umuntu adahari. Ndagusengera kugira ngo ube umuntu watuma ibyahagaze Imana yashatse gukora ikabura umuntu, ice kuri wowe, uyibere inzira, uhagarare mu cyuho, ube uwo muntu. Iyo tugiye mu itangiriro igice cya 26, Imana irema umuntu. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo Imana irema abantu. Ntabwo Imana yaremye abantu, Imana yaremye umuntu. Turema umuntu mu ishusho yacu, ntabwo ari turema abantu, umuntu. Imana yaremye umuntu
noneho abantu Imana ibakura mu muntu ariko yaremye umuntu ngo agire ishusho yayo ase nayo umuntu. Rero Imana ikureba ntikurebera mu bwinshi, ikurebera mu buke. Urukundo rwayo ikunda abari mu isi ntabwo irukunda mu bwinshi, urukundo rwayo ruri mu buke. Idukunda mu buke, ni ukuvuga ngo igukunda wenyine, yagucunguye wenyine. Hari n'abandi yacunguye nibyo, ariko iyo ncungu, ako gakiza ukwiye kukumva wowe nkawe yenyine, nkanjye yenyine. Haleluya! Imana ikugenderere, kuko irimo irashaka umuntu ahari yaba wowe. Rero Imana ntabwo yaremye abantu, yaremye umuntu. Noneho umuntu imukuramo abantu. N'igihe cy'icyaha umuntu niwe wacumuye, ntabwo ari abantu bacumuye, umuntu niwe wacumuye. Iyo tugiye mu Baroma 5 guhera ku 12 kumanuka, tubona ko hari Adamu wa mbere, umuntu wa mbere ngo yateye benshi kuba abanyabyaha. Umuntu wa mbere yatumye benshi bahinduka abanyabyaha. Umuntu, ntabwo ari abantu, umuntu, Adamu wa mbere yatumye abantu bahinduka abanyabyaha. Umuntu ashobora kuba mubi agatera benshi kuba babi, agatera benshi kugirwaho n'ingaruka. Umuntu kandi umuntu nanone umwe mwiza yahindura benshi, yazana umugisha kuri benshi. Ari nayo mpamvu aho mu Baroma 5 tubonamo nanone ngo uwo muntu umwe yateye benshi guhinduka abanyabyaha. Ni kimwe n'uko umuntu nanone umwe ari we Adamu wa kabiri, Yesu Kristo, yatumye abantu bahinduka abakiranutsi. Wenda nasomamo imirongo mike. Aravuga ngo, wenda reka nsome 15. Ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubw'igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo bwarushijeho gusaga kuri benshi. Nanone umuntu umwe yatumye abantu baba abanyabyaha. Nanone umuntu umwe yateye benshi guhinduka abakiranutsi ku bamwizeye. Vuga haleluya! Kristo umwe ku bamwizeye bahinduka abakiranutsi. Ntabwo hari hakenewe ba Kristo babiri, ntabwo hari hakenewe ba Kristo batatu, ntabwo hari hakenewe ba Kristo 4, ntabwo hari hakenewe ba Kristo 100, ba Kristo 1000. Oya, umwe. Kandi no kugira ngo isi yononekare ntabwo hari hakenewe Adamu babiri. Umwe yateye benshi guhinduka abanyabyaha. Rero Kristo umwe yahesheje isi ubugingo buhoraho. Umwe, umuntu umwe. Rero nawe wahesha benshi umugisha, watuma benshi hari icyo Imana ikora ku buzima bwabo biciye muri wowe. Ntabwo twibereyeho, tubereyeho abandi. Nta muntu wivukiye ngo avuke kubw'inyungu ze gusa. Umuntu ariho kubw'inyungu z'abandi, umuntu ariho kubwo guhesha umugisha abandi, umuntu ariho kubera inyungu z'abandi. Ntabwo uriho kubw'inyungu zawe gusa, uriho kubw'inyungu z'abandi, ndiho kubw'inyungu z'abandi. Ariko ibyo byose bisohora muri Kristo Yesu iyo twemeye iri hame ry'Imana. Rero umuntu, ndetse no mu gihe cya Nowa, Imana yabonye ko isi yononekaye. Nanone yabonye umuntu, ntiyabonye abantu. Yabonye Nowa, yari afite abana, yari afite umugore, yari afite umuryango. Ariko ntiyabonye umuryango wa Nowa, yabonye Nowa, yabonye umuntu, yabonye umukiranutsi, yabonye Nowa. Uwo muntu
atuma abantu barokoka, isi nshya yongera kuvukira muri Nowa. Uwo muntu wanejeje Imana. Umuntu Imana ihora ishaka umuntu. Niko byagenze igihe yashaka gushinga ishyanga, ubwoko bw'Imana, ubwoko bwayo, ishyanga rya Isirayeli. Yatoranije umuntu, yatoranije Aburahamu. Nyamara Aburahamu yari mu muryango mugari wo kwa Tera. Hari ba Loti, hari Eliyazari umugaragu we mukuru. Aburahamu yari afite n'abagaragu benshi, ariko Imana ntabwo yababonye abo bose. Irimo irabona umuntu, irimo irabona umuntu, irabona Aburahamu, irabona umuntu Aburahamu. Rero Imana ihora ishaka umuntu umwe. Muri Aburahamu yaravuze ngo siga inzu ya so ujye mu gihugu nzaguheramo umugisha, nzakugira umugisha. Amahanga azabonera umugisha muri wowe, ntabwo ari muri ba mwebwe, oya, muri wowe, muri wowe. Imana ihora ibona umuntu muri wowe. Nawe muri wowe hari ibirimo, muri wowe hari ibyakiza benshi. Mu muntu cyama kabera Imana umuntu, cyama kabera abandi umuntu, icyama kandi ukaba umuntu mwiza. Umuntu mu nzu ya Yobu, mu nzu ya Yakobo yari afite abahungu 12, ariko muri iyo nzu ya Yakobo, mu bana 12, mu miryango 12, harimo umuntu, harimo umuntu, harimo umwana umwe, harimo umwana inde Yosefu wagomba kumugisha mu bana, mu bo bavukana, yagomba kumugisha ku mubyeyi we, yagomba kumugisha kuri Egiputa, yagomba kumugisha ku ishyanga ryose. Umuntu subira inyuma gato no kwa Aburahamu, yabyaye abana benshi, yabyaye Ishimayeli, yabyaye Midiyani, afite n'abandi bana yabyaye, ariko Imana yashakagwa umwana umwe niwe wari ukenewe. Umwe niwe yari ikeneye kugira ngo tange umugisha, soze icyo yavuganye nawe, Isaka. Umwe muntu. Mu gihe yashakaga gukura Abisirayeli muri Egiputa, ntabwo yari akeneye ba Mose 5, ba Mose 10, ba Mose 100, ba Mose 1000, oya, umwe. Mose umwe arahagije guhangana na Farawo, arahagije gukura Abisirayeli muri Egiputa, arahagije kubambutsa inyanja, arahagije kubanyuza mu butayu, arahagije. Mose umuntu umwe mu bagomba kumusimbura. Ntabwo yari hakenewe ba Yesuwa 5, oya, umwe. Hari Abalewi, hari Abatambyi, umwe. Bageze muri Yeriko, mu gihe Yesuwa yari agiye gutera Ayi, ntabwo yari hakenewe bakandi benshi bo gutuma batsindwa. Akandi umwe gusa yadindije urugendo, yatumye batsindwa. Umwe gusa, akandi umwe. Umuntu umwe yaba mwiza akazana umugisha, yaba mubi akazana umuvumo, akazana ibibazo. Subira inyuma, Miriyamu umwe gusa yadindije urugendo icyumweru cyose, avuga nabi Mose. Umwe gusa, nubwo yari kumwe na Aroni, ariko niyo byaturutseho. Umuntu umwe yakica itorero, umwe yasenya urugo, umwe yasenya igihugu, umwe yasenya imiryango, umwe mubi. Umuntu umuntu mwiza, umuntu uzana umugisha, umuntu utameze nka Akabu. Tuzakomeza kubireba, turebe n'izindi ngero z'abandi, ariko nidukomeza mu bacamanza, turabona umwe gusa wagomba guhangana na Samusoni, umwe gusa.
ntabwo yakeneye ingabo nyinshi. Umwe gusa Delila yarahagije gucogoza Samusoni. Delila umwe gusa, ntabwo ari ba Delila 5, ntabwo ari ba Delila 10, ntabwo ari ba Delila 20. Umwe yagomba gushyira iherezo ku buzima bw'intwari Samusoni. Umwe gusa, umwe gusa. Rero tube maso. Tugiye mu nzu ya Eli yari afite abahungu Yefune yari afite abahungu babi cyane, bari babi cyane. Ariko abo bana ba Eli batari beza, bari abana bari benshi, ariko Imana yashakagamo umuntu umwe muri urwo rugo yabonyemo umwana utaranavukiyemo witwa Samweli. Umwe gusa yarahagije gutuma igihugu cyongera gutekana, igihugu cyongera gusubirana, igihugu cyongera kubona umugisha. Rero Imana ibaha umugisha, kandi Imana iguha umuntu kandi guhindura umuntu. Ariko wibuke ko hari umuntu mwiza hakaba n'umuntu mubi. Hari bamwe Satani yahinduye umuntu, hari abashaka inzira ngo babe umuntu anyuzamo ibi, ariko Imana nayo kurishakisha umuntu, yanyuzamo umugisha wayo, yanyuzamo ibisubizo byayo. Twasomye ijambo rivuga ngo Imana yashakishije umuntu umwe gusa wasa n'iki yamubona. Ubu umuntu rero gusaba umugisha, iri jambo niba rigufashije urifashisha abandi, kandi riguhindure ubu ntube inzira ifunze ku bantu Imana ishaka umugisha. Ubu umuryango ukinguye ku Mana, ubu uhesha umugisha benshi, kandi Imana izaguhindura mu bukomeye nuyemerera kuba umuntu. Wibuke ko tutibereyeho, tubereyeho Imana, kandi tubereyeho abandi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.